Twongeye kubasuhuza nshuti mukurikiye Samuel TV. Aka kanya nk'ibisanzwe ni interview, turi kumwe n'umutumirwa hano murabumubona. Je rero ndi Nesta, reka umutumirwa nawe muhe akanya abanze agire icyo abibwirira. Murakoze cyane, nitwa Kwizera Samueline, aba nkora umurimo w'Imana wo kuramya no guhimbaza. Ukora umurimo w'Imana mu buryo bwo kuramya no guhimbaza, bivuze ngo uri umuhanzi cyangwa se umuririmbyi muri make. Yego. Watubwira se muri make umurimo wawe ukora gute, ibihangano byawe umaze nko kuba ufite indirimbo zingahe, cyangwa nabahe bahanzi mwagiye mukorana kuva watangira umuziki? Ese umuziki umazemo igihe kingana iki? Tubwire muri make. Okay, muri make ikintu navuga, natangiye kuririmba mfite imyaka 9. Nakomereje umurimo wanjye nakoraga w'Imana mu buryo bwo guhimbaza Imana, nkomereza muri korali, niho nakuriye, n'ababyeyi banjye niho babaga bari, n'abakuru banjye, twese twafatanyirizaga hamwe guhimbaza Imana. Hanyuma naje kubona ko nshobora kuba mfite impano yo kuririmba, hanyuma nsohora indirimbo nkoranye n'umuhanzi witwa Kwizera Samuel. Dukorana indirimbo ya mbere yitwa Urukundo, ngira ngo abantu benshi barayizi. Dukorana n'indi ya kabiri yitwa Ndashima Umusaraba. Hanyuma dufite n'izindi projet nyinshi mu studio turi kugenda dukora mu buryo bwo kugira ngo dukomeze guhimbaza Imana. Ndumva ugeze ku rwego rushimishije cyane kabisa. Yego. Hanyuma dusoza, ndagira ngo mbanze wenda nkwinjirire mu buzima gatoya, ese niba ntacyo bigutwaye mu akabazo kamwe. Mu by'ukuri waba uri umumama cyangwa uri umukobwa se? Oya, ndacyari umukobwa. Umukobwa. Ubu ufite n'umusheri cyangwa ubu si bya bindi by'abahanzi? nawe ni Samuel TV, aho ukora like ndetse ugakora subscribe, ugakanda no kunzogera ibiri aho ngaho kuri YouTube, kugira ngo ujye ubasha kudukurikira buri munsi tugenda tukugezaho ibyiza byinshi bitandukanye. Reka nkubaze se, ni Samu, umuhanzi witwa Samu niwe wakomeje kutubwira cyane. Se we nta ndirimbo zawe ku giti cyawe wakoze cyangwa uri gutegura kuba wakora wenyine? Yego, indirimbo nigeze kuzikora, ariko hari kera nkiri umwana cyane, akajwi kari kakiri gatoya. Ariko ubu ngubu hari ikintu cyiyongereyeho, hari n'izindi mfite mu studio yo kugenda nkora. Yego. Umuntu agukeneye yagushaka gute? Sinzi niba ukoresha Instagram cyangwa se? Yego, nkoresha Facebook na WhatsApp. Facebook nitwa Samueline Kwizera Teta, hanyuma WhatsApp ni ibyanjye. Ndagushimiye rero, Imana iguhe umugisha, wakoze kwitabira ubutumire bwacu Samueline.